Reka tubahe ikaze mu kiganiro isi n'abantu, ni ikiganiro mukurikira mu masaha y'igicamunsi. Ikiganiro kigaruka ku makuru atandukanye abagezweho, dukunda kubana namwe, nizera ko namwe mukunda kubana natwe. Wahisemo neza gukurikira Bwiza TV, wahisemo kubana na Bwiza TV ndetse ntabwo uzigera ubyicuza. Nitwa Ivan Umuhoza, imbere yanjye iri kumwe na Rudahunga Desire Nzidesane. Ku kazina narakibagiwe. Meze neza? Nzidesane, meze neza nta kibazo. Yego, nahoze nkubona mu kiganiro cya mu gitondo, byari sawa cyane. Mu isanzure ya mu gitondo. Hamwe na Budara Jean Pierre. Hanyuma rero tuje mu mwanya w'amakuru tugeza ku badukurikiye ababana natwe umunsi ku wundi. Hanyuma rero ubwo tugiye kugaruka kuyavugwa hirya no hino, twibanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku ngingo ivuga ku birebana na kudeta iri gukekwa cyangwa se iri kuvugwa kwishoboka. Imbere yanjye rero Rudahunga araza kuba bidufashamo atubwire neza ibirebana n'iyi kudeta, mu nkuru ivuga yuko Tshisekedi yicara igisasu kabutindi, araza kuba bitubwira neza n'andi makuru avugwa hirya no hino, ari nayo ntekereza ko Rudahu twaheraho kugira ngo tugende tubijyamo neza. Tubwire amakuru avugwa hirya no hino tuyakomozeho muri uyu mwanya, hanyuma tuze kugira gutya twerekeze ku ngingo y'umunsi. Amakuru avugwa hirya no hino ntabwo twabura kuvuga aho nabonye umwe mu baofisiye bakomeye muri Twirwaneho yihanangiriza Burundi ati hano ni iwacu, hano niho twavukiye, ibyo mwakwigira byose, amaraso yapfuye yamenetse hano uko angana kose ntabwo tuzigera tuva hano. Byari byavuzwe rero ko ngo ingabo z'u Burundi zabahaye amasaha 24 yo kuba bavuyemo, ariko ingabo z'u Burundi arizo zitanga amasaha 28 ntibyavugwaga. Ubwo rero nabonye uriya mu ofisiye wa Twirwaneho na akavido kasirikiye ku mbuga nkoranyambaga aho agaragaza ati hano ni iwacu. Tukiri aho, abarundi bishinjikirije iki kubwira Twirwaneho kuva mu misozi ya Plateau ubwo no muri Fizi? Bishinjikirije iki? Biriya ni ibisanzwe, ni abantu barwana. Ni ukuvuga ngo Abarundi burabizi ko igihugu cy'ubundi cyohereje ingabo muri biriya bice. Kubwira rero abanzi babo ati muva aha ngaha cyangwa tubaraseho, ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho. Gusa njye nta declaration nari nabona y'igisirikare cy'u Burundi cyangwa ingabo leta y'u Burundi. Ibyo tuba tuvuga ngo ni amakuru arimo kuvugwa. Ariko nanone twabonye indi declaration yaturutse ku mumwe mu basirikare ba Twirwaneho, aho yasubizaga ati hano ni iwacu, ntabwo uko byagenda kose atahubwo nimutava hano tuzabasanga Uvira, dufate Uvira, kandi icyo gihe tuzaturana nabi, ntabwo tuzaturana neza. Icyo gukuramo aho ngaho ni uko Twirwaneho bagira bati mugomba kwemera tugaturana neza, ni mu byanga tuzaturana nabi. Guturana nabi bisobanuye iki? Ni nk'uko u Rwanda rwari ruturanye na Kongo. Kuvuga ngo Kongo ifite interahamwe hano ku mupaka, u Rwanda narwo rugashyiraho misile de defense. Ni uko nguko rwose. Hanyuma ukabisobanura gute guturana neza byo? Guturana neza ni nk'uko u Rwanda ruturanye na M23 neza, ubwo icyo gihe cyangwa rukaba ruturanye na Tanzania neza, n'ibindi bihugu badafitanye ibibazo. Ni ukuvuga ngo buri ruhande nta na rumwe rwikeye ku rundi. Ni uko nguko nabisobanura. Ni nk'uko M23 ivuga, ejo umuvugizi wayo yaravuze ati njye rwose navuga ko ku muturanyi hano duturanye w'u Rwanda nta kibazo anteye. None ukaza kubona bizashoboka, ubihaba yaye mahirwe ko ubwo Abarundi na M23 baganira bakagera ku guturana neza. Ni ibintu bishoboka muri politike, kubera ko nkuze kuvuga ni intambara itangirira muri ofisi ikarangirira muri ofisi. Abarundi kugira ngo baze hara muri ya bice babanje kubyemezwa mu masezerano, barabisinyira ubwo bari muri ofisi ku mapuro. Byanze bikunze igomba no kurangira muri ofisi nk'uko Sadek yasohotse. N'Uburundi rero igihe kirageze, kandi ejo bundi hari inkuru yasohotse ibigaragaza, wenda turaza kubijyamo, ariko hari inkuru ibigaragaza ko ikinyamakuru Africa Intelligence
yuko M23 iri kuganira n'u Burundi. Abatekereza ko kuganira kwa M23 na leta y'u Burundi ari intege nkeya haba ku ruhande rwa M23 kuba itarabashije gukuramo Uvira, haba no ku ruhande rwa leta y'u Burundi, wababwira iki? Ngiye nababwira ko bibeshya cyane kubera ko bombi ni 50-50, bombi barakeneranye. Kubera ko M23 yes ndemera arifite imbaraga zo kuba yagera muri Uvira, nabigarutse inshuro nyinshi. Ndibuka najya nkubwira ni kora neza kamera indebe mbisubiremo. Ndi mu bantu bavuga ko gufata Uvira bidashoboka, ariko nkongera ko gufata Uvira M23 birashoboka. Umuntu ashaka kuvuga ati sikuzanye contradiction, no, birashoboka ahubwo kujera Uvira. Niki kintu ngiye mbona ko cyari kigoye kubera ko FC23 nkuko yafashe Goma ari 60 ari intwaro zingana kuriya, kwinjira muri Uvira ukayifata ni ibintu byari byoroshye, ariko kumanaginga uriya mukandara uva Uvira kugera Kamanyora wa kilometero 80 harimo tena, harimo ikibazo, ndetse no kumanaginga umutekano uri Fizi na Tanganyika harimo ikibazo. Ibyo yabyiza rero nuko abantu baganira, izo menace zikavaho, bose bakunguka, Burundi bukunguka. Mu gihe M23 bifashe Uvira, ubwo n'ukuniga umujyi wa Bujumbura mu rwego rw'ubukungu, ni nko kugira menace nanone, kuko Burundi bwahita bavuga hano dufite umwazi twarwanaga. Icyo gihe rero Uburundi bwakunguka, naye M23 ikagera iki ikunguka. Niyo mpamvu iyo abantu baganiriye biruta kujya hariya mu mitsi ubona umuntu utamushobora. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge, mudatenguha umwe rukumbi, ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga, salo, salamanje, ibyumba, harimo ya marble y'ibikoni na douche n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za douche, toilette n'ibikoni bya gisiribu, gypsum zo gukora plafond, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center, cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Ubundi intambara udashobora, Abdala no kuza kuvuga terime nkunda cyane ati intambara utashobora gutsinda wirinda kuyijyamo. Intambara ubona yuko utatsinda ubundi uyijyamo uti wirinda kuyijyamo, tushyiramo wari tujya muri warimi, ubundi ugakomeza. Hanyuma ubwo iby'Uburundi buriya ntitwaba tubiretse, ubundi tugategereza kizakurikiraho, cyane ko n'amakuru agenda aza. Usibye ko ubona kuri social media usanga hariho kwa guhangana dusanzwe tumenyereye Abarundi, Abanyarwanda mu makomanteri bagenda bavuga ibi n'ibi, usanga nyine ni intambara y'ubutita
iri mu baturage. Abaturage buriya ngewe ikintu nabibwirira, inshuti zacu ziba zidukurikiye, ngewe ikintu nabibwirira, abaturage mujye mwirinda kujya inyuma y'ibintu bya politike ngo babashutse, ugasanga abantu barashwanye kandi inyuma nyamara baganira. Yankunze kuvuga ni politiki kubwira ibintu bitatu. Abanyapolitiki hari ibyo batubwira bakabwira abaturage, hari ibyo babwira itangazamakuru, hari n'ibyo bavugana inyuma y'amarido. Bishatse kuvuga iki se? Ni ukuvuga ngo Uburundi buzabwira abaturage, umuyobozi najya buzabwira abaturage ati dore umwanzi wacu ni M23 arimo aradutera menasi. Ariko inyuma barimo kuganira, ntabwo ibyo azabivuga. Hari n'ibyo azabwira itangazamakuru n'ibyo atazabwira itangazamakuru. Ariko inyuma babaganira. Nose nabibonye cyagiye ku musirikare wari wambutse w'u Rwanda, ntibaganiriye se umusirikare akaza. Yego. Ibihugu biraganira bro. Ibihugu biraganira. Abaturage rero buriya bajye birinda kujyana gukora propaganda. Njya mbibona si n'abaturage gusa, hari n'abanyamakuru n'abanyamakuru usanga bagwa muri uwo mutego, ugasanga yagiye muri bya bintu byo gushushanya wa perezida. Perezida ni umuntu uri sacré bro. Basi kuvangira diplomasi. Aba ni propaganda no gushaka kwerekana ko ukunda igihugu by'agakabyo, ariko birangira rero wowe usebye. Ubu se nk'umuntu washushanyaga Museveni imbere ari hano mu Rwanda cyangwa abo Uganda bagashushanya His Excellency, cyajya tukimeranye nabi, hakirimo umwuka mubi. Ubu se ngubu si inshuti z'akadasohoka. Ariko ubona dusoza kuri iyo ngingo, ubona mu Rwanda abanyarwanda kuri iyo ngingo badakenewe kwigishwa ko biriya bintu atari byiza, cyane ko nagiye nkurikira mu bindi bihugu bigiye bifitanye amakimbirane ya politike, usangaho abaturage batabijyamo cyane. Ariko iyo udebye muri ibi bihugu byacu by'u Burundi n'u Rwanda, ubona abaturage bajyamo gukabiriza, gusebya, rimwe na rimwe bakabiha ishingiro navuga ko atari ryo, rivuga ngo niba bari badututse ngo natwe tubagerere mu gatebo kamwe nk'ako batugereyemo. Ngewe nkusubije ikintu ahubwo nashimira abanyarwanda, ikintu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge kirimo kirafata imizi. Ahantu nabiboneye ni kuri ino aferi ejo bundi y'umuvandimwe Sadate. Yego. Aho yanyereye ku rurimi. Wabonye yuko na nubwo ari abakongomani cyangwa abarundi bamwamaganye cyane, ahubwo abanyarwanda baramwamaganye, kereka bake nyine babonaga ko bamushyigikiye, ariko abenshi baramwamaganye. Buriya twakoresha kwamagana, byagaragaje ko batabyishimiye. Reka dukoreshe gukebura. Impamvu nashaka kwamagana, waba ushatse kubigira ibintu binini cyane, bikabije cyane, nubwo bitari bitoya, ariko ntabwo kugera kwamagana bitewe n'izindi situwasiyo twagiye tubona, ntabwo wabyita kwamagana. Yego harimo gukebura, ariko ari ukuntu yagarukaga kabaje, basinshaka no gutinda kuri iyo rusije, akaba aragarutseho abasubiza ati ngunguru noneho bakavayo. Ni ukuvuga ngo ikintu nashatse gutangaho urwo rugero ni ukwereka ko abanyarwanda hari aho uburenga umurongo bitewe na leadership nziza, bakakubwira no hano warenze umurongo utukura. Yego, imyumvire y'abanyarwanda yarakuze. Kandi urumva icyo gihe baba bati nta kameme, dufite abamama beza, babana beza bakora mu mihanda, turanabubaha, vrema bakora akazi keza. Dufite n'abandi bantu, gifite inshuti nyinshi ziba zikora nko mu tubari kandi zikora amasuku. Yego. Muri mu matuwarete. Iyo umurimo wose ugutunze nta kibazo. Ariko none iyo wagiye ugafata igihugu, abaturage bose, ukavuga ngo ndabifuriza ngo muzaze mukuru no murimo, cyangwa se muzaze mukuru no mirimo, mudukoropera amatuwarete n'imihanda, wambaye umwambaro w'ishyaka riri ku butegetsi, icyo gihe nibwo nyine abantu bose bahaguruka aravuga ati oya kameme hano warenze umurongo. Ese kuki wumva yuko abantu bose baba abanyafurika bagomba kuza kuba abaja bawe? Kandi hari ibihugu banajyamo bajyamo bakajya gukora iyo mirimo. Kuki nta yindi mirimo so bifurije ukavuga iyo? Bakavuga ko kuba yaravuze Uburundi na Kongo ari byo byabaye inkuru bigatuma ibintu binakomera, kuba ataravuze byibura muri rusange ngo generalize, cyangwa wenda avuge Uganda na Tanzania, bifite icyo byari bivuze. Ni ukuvuga ngo iki gihe ugiye kuzamura insida diplomatique ukanateza n'akaga abanyarwanda bari muri ibyo bihugu. Ni cyo kibazo gikomeye cyane. Ibyo rero nibyo navugaga, ni abanyarwanda bamaze kuba macuwa ku bintu nk'ibyo ngibyo.
ni ibyo rero bwo ntabwo twabura kugaruka ku kuvuga ngo abantu bakora icyo twakwita propaganda bagenda basebya abakuru b'ibihugu basebya abayobozi muri abaturage ntabwo ari ibintu byiza cyane. ujya ubona nka perezida w'u Burundi hari amazina bamwita ariko hano ntabwo dushobora kuyavuga. tuvuga nyakubahwa perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste, kandi iyo ubikoze utyo nawe uwawe baramwubaha. iyo ututse uwo bariya uba uhaye urwaho kugutukira iwawe, kandi wagutukiye iwawe ntabwo byakomeza. wowe ukoze katuni umuntu urimo uramukurura imbwa ebyiri bambitse imitwe y'abaperezida, perezida wacu ukamuha ngo arimo kuzikurura, uzi wibaza ko urimo urubaha ahubwo perezida wacu. no, abantu bajye basobanukirwa kameme bareke ibintu bya propaganda, abantu bareke gutwika byo mu bintu byo gutwika. kuko perezida w'igihugu ni umuntu wubashywe, nubwo mwamutumvikana ariko ayoboye igihugu mu gihe abaturage bakimushyizeho icyizere. uko byagenda kose umuntu uhagarariye abaturage niyo baba ari 500,000 by'abaturage, abo bantu bakamushyiraho ngo abahagararire, urindeho kumusuzugura. ejo bundi se ubonye ahuye na perezida uko bishoboka, ubwo ntuzamwara waramushushanyije. niyo mpamvu hano kuri Bwiza umuperezida ari we wese turamwubaha tukavuga amazina ye, tuvuga amakuru tukanasesengura biri balance. yego tukanongeraho impande zombi, his excellence tukongeraho sa cyangwa nyakubahwa w'icyo gihugu, kuko afite abaturage ahagarariye, afite abaturage bamushingiyeho kubaho bamwemera. nta mpamvu rero reka tuve kuri iyo ngingo, turaza kwerekeza he? bahandi twakwerekeza wenda hakurya y'amazi. nuko nabonye perezida Trump avuga ati ariko ushize ko nagerageje kwa Kim Jong Un ngo sinakongera nkamukora mu kiganza, ahubwo njye mbona Trump azadutungura akajya inuza Pyongyang. Trump buriya aratungurana cyane, akazajya Pyongyang akaba ari mu perezida waba ugiyeyo kandi azakora ayo mateka. I have a dream, kuko ubushize bahuriye ku mupaka kuri iriya linye paraleli bahuzana n'uza na Korea y'Epfo, arambuka ajya ku butaka bwa Korea ya ruguru. ese ubundi utekereza ko kujyayo nka perezida wa Amerika ari cyo ikibazo byatera? hari icyo bamugira? inde perezida Trump se hari icyo bamutwara? oya nta na gito rwose. ni ukuvuga ngo urebye umwuka w'ibihugu hari uyu munsi yewe mu minsi yashize ntabwo biragera ku rwego bakumva ko ngo kuba perezida yaje ngo dufitanye ibibazo ngo dushobora kumugira nabi cyangwa se kumugwatira. ntabwo wamugira nabi kuko perezida wa Amerika ni umuntu ukomeye, nawe ahantu agiye aba yohereje ekipe ye nini. perezida wa Amerika urugendo rwe ruba ruhenze, ariko si nawe wenyine, buriya perezida uwo ari we wese ntaba yoroshye. ntabwo aba yoroshye, ariko buriya ajya kuvuga ngo urugendo gutegura urwo rugendo ajya kubitegura yiyizeye, aba yizeye. ariko kubera nka biriya bigo by'ibihangange leta z'ubumwe za Amerika biba binakize bishyiramo amafaranga menshi, bakubwiye amafaranga urugendo rumwe perezida wa Amerika atwara urumirwa, ari amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. kuko icya mbere ntabwo bari bugende mu modoka y'aho ngaho, arayihasanga iye iriya deburisite Marine One imutwura ku kibuga cy'indege, helicopter igomba kuba yarahageze. ni ibintu birebire. itsinda riba rimuhagarariye riba rinini. hanyuma ubwo guhura kwabo bigateganywa ko bazaba baganira ku ki mu isi, muri politiki y'isi muri rusange? bazaba baganira ahanini ku bijyanye na porogaramu nucleaire, ibisasu kirimbuzi. bashaka uzi ko kuri manda ya mbere bavugaga bati hagarika porogaramu nucleaire, hanyuma twebwe tugukurireho ibihano, kuko Korea ya ruguru bayihaye ibihano birenze ukwemera. bagukubita ibihano ngo birenga nk'ibihumbi 600, nka birabahaye Uburusiya ibihano 6,600. ni ukuvuga ngo wisanga uri mu isi ya wenyine kandi nanone ufite abandi bagukikije. ariko urumva we kubera buriya Korea ya ruguru itagira Ubushinwa n'Uburusiya iba yaraguye. iba yaraguye. buriya Iran amahirwe yanagize nayo ifite ibihano nk'ibyo, nuko ifite peteroli na gazi, ariko Korea ya ruguru ntabyo ifite. waba ushatse kuvuga yuko abaturage bo muri Korea babayeho nabi bitewe n'ibyo bihano byabagizeho ingaruka ku rwego rugaragara, umuturage bishobora kuba bari kubaho muri ibyo bihe bibi kubera ibihano?
cyaba yariyubatse. mediya z'i burayi usangaga mbere zibasiga ibyondo ngo habayeho nabi n'iki, ariko hari abaturisite bajyayo bari indepanda, akaba ari umunyamakuru uri indepanda yagiye ari umuturisite kuko nta munyamakuru yemerewe kujyayo, agafotora abaturage babo nta kintu babayeho neza, barahinga babayeho. Dahero kuva aho Kim Jong Un agiriyeho ubu yubatse umujyi wa Pyongyang mu buryo buteye ubwoba, bari gushaka kuzamura mu rwego rwa turizime. Yubatse ahantu ku nkengero z'inyanja ku buryo turizime irimo irazamuka. Bafite abaturisite benshi ariko bakomoka mu Burusiya no mu Bushinwa bajyayo, kandi Chine iza mu bihugu bya mbere by'exportanuza cyane rwose turizime, ikajya hanze. Abashinwa buriya baratembera cyane, ku buryo rero ubona imibereho ntabwo ari nka kera cyane ku bwa ba sekuru abo bigeze kwicwa n'inzara, ariko kameme babakuriye ibihano nabwo yamera nka Korea y'Epfo mu bukungu. Nkaba rero mfite icyizere ko perezida Trump rwose azasura kiriya gihugu. Hanyuma ku ruhande rwa Pyongyang bo batangaza iki ku ruzinduko Trump akomeza gutangaza ko ateganya? Kim rwose n'igihe ahura na Trump yavuze ati niwe mu perezida rwose nabonye uri gentleman. Kuri Kim ni indi boosting aba yiyongere mu rwego rwa diplomasi, kuvuga ngo kubonana ni nka kuriya Putin bari baramugize baramuhaye akato, ariko igihe Amerika imwakira yahise yereka amahanga ati nko kubwira uburayi baturanye, ni ugwishingiro y'uko uwo muntu ari umuntu nk'abandi, mwemera. Yego, umwemera impamvu ze. Yego, kuri Kim rero mu rwego rwa diplomasi ayo aba ari andi mahirwe babonye. Wabonye ko ubushize bahuriye muri Singapore ndetse no muri Vietnam, kandi wabonye yuko ibintu byagenze neza cyane. Reka bidufashe kumva Korea y'Epfo iri hafi aho ngaho, ni cyahoze ari igihugu kimwe, niko amateka tubwira. Tubwire umubano w'ibyo bihugu ubwawo muri iyi minsi uhagaze ute? Ntabwo uhagaze neza, buriya intambara ihagaze muri za 59 gutyo, ariko nta masezerano y'amahoro yigeze abaho. Bagize amasezerano ko bahagaritse intambara, bashyiraho umurongo ntarengwa. Umujenerali witwa Arthur w'umunyamerika ubundi yashakaga gufata Pyongyang, yari yanahageze. Yego, byarangiye Ubushinwa buhita bwinjira, ubundi yashaka kongera kuzihuza. Icyo gihe rero kugezana n'ubu ngubu ntabwo babanye neza ku mipaka, cyane cyane Korea y'Epfo uba usanga ifite ibiho parleri bibwira abo hirya ibigambo bya propaganda. Korea ya ruguru nayo umujinya wayica igafata ibintu bimeze nk'imitaka by'ibipurizo ikohereza imyanda yo muri tuwarete ku rundi ruhande. Gusa ntabwo barwana gutya, ariko umwuka mubi nyine uba ugihari. Ariko tugarutse inyuma gatoya tubijeneralije, ubona ari iyihe mpamvu ituma ibihugu akenshi by'ibivukanye bikunze kugirana amakimbirane aremereye? Hajemo ikibazo cya ideoloji yabayeho mbere yateje intambara y'ubutita. Bane intambara ya kabiri cyose kimara gufatwa, Uburusiya bwahise bushaka ko igice cyose cya Korea ya ruguru bugikontorora. Aho ngaho ni ku ruhande rwa Russia, just rwo mu bihugu bya North Korea na South Korea. Ndashaka kubijeneraliza. Ni ikibazo kijeneralije kivuga ngo kubera iki ibihugu by'ibivukanye bifite amateka bisangiye akenshi ubona bikunze kujyana ibibazo bikomoka ku ki? Ubwo neshatse kubihuza bikomoka kuri bano bagiteri bisi bayoboye isi. Umwagiteri umwe agafata iki gice, undi agafata iki gice, nk'uko byagenze muri Angola mu ntambara y'ubutita, aho Jonas Savimbi yarashyigikiwe n'Abanyamerika, hanyuma urundi ruhande rushyigikiwe n'Abarusiya. Icyo gihe nuko ari mu ntambara y'ubutita, ariko ubu noneho hari intambara economique y'ubukungu, aho Ubushinwa noneho bwajemo bukavuga buti ngenda afata iki gice nzajya mbafasha gutya na gutya. Hanyuma Abanyamerika nabo bakavuga bati no, ntabwo Ubushinwa ugomba kuza ngo dukuremo, bigateza intambara. Ugasanga igihugu nka Mali cyari igihugu cyunze ubumwe, ariko igice kimwe Uburusiya bukaza, ahandi harimo Abafaransa, ugasanga bibaye gutya. Yego, ku buryo hari aho birangira bibaye igihugu. Urumva twabivuga ku Rwanda n'u Burundi, twabivuga kuri South Korea na North Korea, twabivuga no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye twagiye tubona bifite umuco umwe, bifite icyo bihuriyeho, ariko ugasanga bwa nyuma na nyuma bicitsemo ibice, kandi buri gihugu cyose kirashaka kwigira. Nk'urugero Taiwan wenda n'Ubushinwa, ntekereza ko byo bisa nk'ibyapfubye.
Taiwan ho biratandukanye kubera ko Taiwan yahoze ari intara y'Ubushinwa na n'ubu ni ko Ubushinwa buyifata nta nubwo nayo iridekarara nk'igihugu bivuga ngo ibaye igihugu ntabwo byapfubye buriya se ntabwo ariyo yari inzira yo kuba igihugu oya biragoye kuko na Amerika ntabwo ibyemera na Amerika ntabwo ibyemera ko ari igihugu ni ukuvuga ngo Taiwan iracyarwana ngo ibe igihugu ariko Ubushinwa bukavuga buti no ugume muri Taiwan ube nka Hong Kong wigenge ariko ube igihugu ukomeze ube intara yacu kuko Taiwan buriya yagiyemo n'undi muntu witwaga Chiang Kai-shek warwananaga na bano uzana ba Mao Zedong amaze gufata Ubushinwa ashwana na Chiang Kai-shek ahita ajya gufata kariya gace ka Taiwan abanyamerika wumva cya kintu twavugaga ni ukuvuga ngo Taiwan ishyigikiwe n'abanyamerika bashaka gukomeza kuyiha intwaro n'iki ikomeza izonge inyungu zabo ziri geopolitike n'ibindi bice rero wambazaga bisenyuka kubera iki hazamo inyungu ziri geopolitike twavuga ngo kuri igihugu duturanye Kongo harimo Ubushinwa harimo Amerika ishaka kwirukana Ubushinwa icyo gihe rero igihugu kita kigira iki ibintu bizagutangaza ugiye kubona ukuntu nk'uru rwa Kongo ruhindutsemo nk'ibihugu nka bine kubera nyine izo nyungu bagenda bakataka mbere yari intambara ya ideology umwe mugomba gukurikiza kapitalisme abandi communisme ariko ubu ngubu ni intambara iri economique ntabwo ikiri ideology barapfa ubukungu umwe akaza agakatake n'undi agakatake ugasanga ibihugu birasenyutse nka kuri wabonye Sudani Sudani ihaza igice cy'amajyepfo indi irasigara gutya yego muri breaking news mu gice cyacu cya mbere cy'ikiganiro cy'amakuru abagizweho nta yindi ngingo cyangwa se indi nkuru hanyuma tukajya ku ngingo nyamukuru indi nkuru nari mbonye nuko mbonye mugenzi wacu atwoherereje Mahoro Peace Association ngo irakora declaration d'urgence condamnation yuko ngo Uburundi na Kongo barimo gushyira imbaraga kugira ngo barwanye abanyamurenge ndabona yari shyirahamwe ribisoye bw'itangazo rirerire basohoye abanyamurenge nanone kandi bari mu kaga muri kariya karere ubona ko ni ibintu bikunze kuvugwa kenshi amatangazo arasohoka ariko ntihagire igikorwa ubwo ni ugutegereza mutabazi w'abanyamurenge azaba nde twirwane hiri hafi aho ngaho iri kugenda agerageza ariko nabyo urabona ko ntabwo biri kwihuta uko abantu babyifuza bijyanye n'uko abaturage bari kuhababarira cyangwa se guteseka ubwo reka dutegereze ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga salo salamanje ibyumba harimo ya marbre y'ibikoni na dushe n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura tunagufitiye amaravabo za dushe toilette n'ibikoni bya gisirimu gypsum zo gukora plafo marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera sanga Q Center Limited mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403 reka tujye ku ngingo nyamukuru ingingo nyamukuru yacu iravuga ku birebana n'uburyo Tshisekedi rwose ari mu mazi abira ashobora kumutera kudeta kandi iyo kudeta ishobora kugirwamo uruhare n'impande zitandukanye nabibonye mu kinyamakuru Sunday Time cyo muri Afurika y'Epfo aho Perezida Ramaphosa aburira Tshisekedi ukahita wibaza kubera iki Ramaphosa arimo kuburira Tshisekedi amuha umuburo ati dore nureba nabi ugiye kurya kudeta kandi akabivuga ari uko Kabila amaze gutangaza ririya shyaka iriya muvuma ihuriyeho n'abanyapolitike bose njyewe nabikubira mu bice bine wenda tuza kurebaho turareba strategy ya Kabila ni iyi strategy ya Kabila ni ukuvuga ngo amayeri ya Kabila agiye gusenya Tshisekedi ni ukuvuga ngo
amashyiga ane njye nashyira mu mashyiga ane Kisekedi yicariye arimo kumutwika ashobora kumusenya. Indi ni amayeri ya Ramaphosa nawe afitemo amayeri kabutindi. Hakazamo andi mayeri ya Angola. Angola iravuze what? Kabila arahagurutse, South Africa irahagurutse, kandi bagiteri buriya bakomeye muri SADC ni babiri, harimo Angola hakazamo na South Africa. Ni ukuvuga ngo bahora baracunganwa kuri Congo. Congo yashatse kubakontorona nk'urugo runini rufite amabuye y'agaciro ngo rugire ijambo, ariko ruza gusanga leadership yabo ari very weak. Ubwo rero abantu babiri nibo bakomeje kugongana. Hakaza undi mwakiteri Uburundi. Kuvuga ngo Uburundi ntabwo babushyira ku ruhande nabo abo bantu mvuze uko ari bane. Yego. Tutibagiyemo AFC M23. Ubwo undi mwakiteri wa gatanu. Abo bantu Kisekedi nareba nabi. Ndakurahiye narahenuka. Ubwo se ni batandatu. Ni ukuvuga ngo Kabila, AFC ibihugu bine kubitaho Burundi, ushyiraho Angola, South Africa, ushyiraho na South Africa. Ubwo ni bitanu. Abona ko abakiteri batanu. Aba bantu njye nibo nahisemo kugira ngo abadukurikiye tubasesengurire uburyo Kisekedi yarebye nabi. Na AFC M23 rwose itiriwe bya bindi byo kuvuga ngo ndarenga Fleuve Congo. Kisekedi yarebye nabi barimo kwisenya. Yego, reka tubyinjiremo utubwire. Ubwo wenda reka duhere tubijyane gahoro. Ikinyamakuru Sunday Times kivuga yuko Afrika y'Epfo iburira Congo ko kwigizayo Kabila bigiye kongera umuriro. Ahubwo nubwo yaravuze kongera umuriro. Ati ushobora gushiduka bagukubise kudeta ahubwo. Yego, aturarya kudeta. Hanyuma aho ngaho mu busesenguzi bwawe bivuze iki, bisobanuye iki? Duheho ku impamvu uburyo mbyumva tugende cyane kuri Kabila nyirabayazana. Impamvu South Africa yavuze kuri hano kubera ko Kabila ejo bundi Nairobi yagize iki, yarabakiriye. Buriya no mu bihugu navuzemo nibagiye kuvugamo na Kenya ibakira birahura na ba bakiteri batandatu bavugaga. No kuvuga ngo Kabila ni umuntu w'umuhanga cyane, ni umustrateji. We bamufata igihano cy'urupfu cwe aricecekeye, aracecetse. Nashize ukwezi kose bagifashe cwe. Ejo bundi tujye kuba twumva mu nkuru ya Jeune Afrique ati ngewe ndabandi Nairobi ndabatumiye abaopoza bose. Arangije arabahuza, arangije abayohereje witwa Seti Kikuni. Yego, tisubira mu rugo. Buriye biraba bikoreye ubushake. Bari bazi ko bari bumufate. Subira mu rugo icyambere. Bari bugucakire. Baragucakira icyambere. Ngiyewe ndambonye confiance. Ndambonye koza cyambere nanone confiance. Impamvu bamuvugeho azamurirwa ijambo. No kohereza Piyo akayishyira muri danger, ariko akunguka double, inyungu ziri double ebyiri. Piyo gute? Ndohereza Seti Kikuni bamufunge, kumufunga birahita bigaragaza ku rwego mpuzamahanga ko mfite ijambo. Hari impamvu njye nahagurutse, hari impamvu nahagurutse. Kisekedi dore nguyu demokarasi, umuntu wese tuvuganye ni ikibazo. Ngo baranshisha kujya kuvugana na M23, kandi bo baravugana na M23. Ubwo mu yandi magambo, mu buryo buri logique, nanjye turavugana. Urumva dusanzwe tuvugana dinyuma abantu banjye muvugana nabo. Yes, bo bari bazi ko ari muri AFC M23, ahubwo arabatungura kuri irindi shyaka, kandi arasangwa ishyaka ariko akora impuzamashyaka bose. Ishyaka rye twibutsa abantu ko ryafatiwe ibihano, bararigize ariko ntabwo yigeze adekara ko risenye. Yabivuze ko se rigikora. Ni nk'uko igihe mu Rwanda ishyaka MDR barikuraho. Kuko wari warashinze yari hanze, ariko wari urisigariranye hano mu Rwanda. Icyo gihe yari Premier Ministre nuza mu Premier Ministre wabaye Premier Ministre igihe kinini, Makuza. Makuza yahise arisenya nawe, avuga ati rivuyeho. Ukuvuga ngo igihe perezida rero Kabila atari bwarisenye, ubwo ryari rigera, ariko yakoze iki? Arabatungura, akora irindi. Arangiye abayohereje Yuseti Kikuni, aragenda ati reka buri bakubise mu mutego ukomeye Kisekedi.
kandi ubona yaguyemo se ko yamaze kwita yongeye yahise amurekura aho rero niho nshaka kukwereka ahantu hambere genda Kinshasa bagufate ndabizi baragufata kuko uraba uvuye hano wanasinye ko winjiye muri iri shyaka yego nibagufata uriya afite imbaraga afite igisirikare afite amafaranga afite ibintu byose polisi afite iperereza ariko ngiye kumwereka ko murusha imbaraga ntagifite n'ibyo ngibyo sibyo mu gitondo nibamurekuye ahantu rero Kabila yahise abonera inyungu ubwo urahazi confiance umuntu twamwohereje baramufashe baramufunguye kubera induru zacu ibyo biratuma n'abandi batinyaga baza mu ishyaka rye bavuga bati natwe bazadufunga ariko badufungura kuko tubonye famiye nini ivuza induru urumva ivuza induru umuntu mu gitondo bagahita banamurekura nyamara mu gihe FM23 iyo igiye kumara imyaka ingahe abantu bayo 700 ikivuzi yabahanda ariko Kabila mu gitondo umuntu we bahise bamurekura hanyuma mu busesenguzi bwa abo bantu izo mbaraga les sauveurs de la RDC sauveurs de la RDC ibikura he voilà Kabila Kabila ni Kabila wabaye perezida imyaka 18 ariko imbaraga zatumye umuntu mu gitondo bamurekura ziri he ziri Kinshasa niho ushaka kuza kukwerekera imbaraga zishobora kuba ziri Kinshasa njye niko mbitekereza wowe mbwira ahantu zabaze Kabila imbaraga arimo arazikura South Africa na Rwanda niyo mpamvu nyuma yabiriya byose Rwanda yahise itangaza ati tugomba kubahuza niho kubwira Kisekedi wakoze rero grave Ramaphosa arimo aravuga wakoze rero grave gushyira igihano cy'urupfu aho ngaho waba ushatse kuvuga yuko uyu Kabila ashyigikiwe na bino bihugu bikomeye kandi byarabafatanyabikorwa ubusanzwe ba DRC harimo Sadeke de big fish ba Sadeke hakazamo na Nuza hakazamo no muri EAC Kenya aho bibera aho bibera ni ukuvuga ngo bagutangatanze rero kohereza uriya ni ukuvuga ngo Kabila aravuga ati ndahomba piyo ariko nunguke double nkombye piyo genda bagufate ariko ndi bwunguke confiance y'abantu bandi bahita baza ndanunguka no ku rwego rwa diplomasi leta ngaragaza ko ngewe ku rwego rwo hejuru byaba bisobanuye yuko ubu ngubu abaturage bagiye kubohoka b'ikinshasa bakumva ko Kabila wabo bari barabuze agihari afite imbaraga bire no kubereka mu rwego rwa influence indi nyungu ati dore ngewe umuntu twasinyanye baramufashe kubera ko twasakuje ararekuwe icyo ni icyambere hari izindi nyungu z'urwego rwa diplomasi kandi Kabila atavuze ngo Kabila we ari kugaragaza imbaraga zirenze za perezida Kisekedi kandi atavuze ariko yaba ari nk'undi muntu uturutse muri AFC ndakurahiye ntabwo bari mu gitondo kumurekura waje gusinya hano muri AFC agasubira Kinshasa ayinya ntabwo bari kumurekura kandi 700 bamaze imyaka bamaze hafi imyaka 2 bavuze iyabahanda na n'ubu 700 baze kubarekura yego reka tuve ubwo tumaze kubona bagiteri ubwo ni kuri Kabila tubonye Kabila ariko tubonye ko inyuma ye hari Angola hari na South Africa ari strategy za Ramaphosa ubwo ni ibihugu bitatu bimuriho katujye kuri Ramaphosa bikatamo ibice ubwo South Africa yerutse kubwira Kongo iti rwose mwakoze ibara icyo ni igikorwa cya mbere cya South Africa hari ikindi cya South Africa andi mayeri yayo ndashaka kwereka amayeri na South Africa ari inyuma yego yavugeho mbere ko tujya kuyagora tuganakomeza no ku bandi South Africa Ramaphosa wabonye ukuntu yavuye hano muri aka karere nabi arasohoka buriya yasohotse asebye guca mu Rwanda kandi babonaga ko hari umwuka mubi birirwa bamufotora ukwezi kose ingabo ze bareba ibikoresho biriya ni igisebo kabombo icya kabiri amabuye ari birombe babambuye hano rega muri politike ni manguhe nta bintu by'inyungu zibamo muze kugaragaza politike ni sinabyaye nashira ishusho ibamo bari bamwohereje ingabo kugira ngo bamurwanire nabo agire ikintu abaha biravuga ko Kabila yarabambuye amafaranga yaremereye uriya muryango bo biriya bihugu yarabambuye Kabila yambuye nako Kisekedi yarabambuye kugeza ubu na n'ubu ntabwo arabishyura yego urumva ku bitabo ibyo birombe na n'ubu ngubu baburiyemo nabonye bamwe bari barohereje se muri Katanga bavuyemo kubera iki tukiri aho kugira ngo naza kubyibagirwa sori gato
yabambuye kuko amafaranga yayabuze cyangwa nuko ibyo yabasabye kumukorera batabikoze beshuwe. ariko kujya kwishyura umuntu inshingano wamuhaye atazikoze nicyo kibazo gihari. ntabwo ari ikibazo cy'uko amafaranga yabuze umuntu agapfa ukajya kwishyura amamiliyoni n'amamiliyoni. aba ari akaga. nawe arimo arareba ati ko nabaye ibirombe kugira ngo mubirinde mukomeze mucukure murambaza iki. urumva aho rero hahita hazamo intambara y'inyungu. aho South Africa ivuga iti nanjye noneho ndashyigikira Kabila ndajya kuri kote kugira ngo kandi ariye ukomeye wande wa Kisekedi byaragaragaye yaramurwaniye. ni ariyeho ku militeri yari ariye militeri na ariye diplomatique. yego hanyuma ku ruhande hari ariye noneho diplomatique full. uhe turavuga Angola niba ushaka niyo twahita tugeraho. yego ubwo twakomeje kubera ko n'iminota turi kugera twicumuza uburyo. Angola rero ukuntu buriyibaho ihora ihanganye na South Africa ku bijyanye n'indi ugomba kuba bosi muri SADC muri biriya bice by'amajyepfo. muri biriya bice by'amajyepfo irarebye iravuze iti ibintu bya Rwanda byarapfuye ku munota wa nyuma njyewe ninjye wari kugaragara nari kugaragaza kashe Lorenzo ko ikibazo nyikemuye bikaba ari Afrique ariko reba ibintu byagiye i Washington. none ubu ngubu hajemo Ramaphosa ngo ushaka guhuza Kabila na Kisekedi nk'umuntu Kisekedi yumva reka nanjye mpite nzamo none ngenda iturufu kuko mpagarariye African Union zane imiturufu yes hanyuma nange South Africa. ni ibyo ngibyo aho buriya Kabila ari gutumbagira cyane ku rwego rwa diplomasi kandi ku bantu b'abakiteri bakomeye muri SADC bindi bihugu biri kurebera. niyo mpamvu ubona Angola izamo ikavuga iti ngewe ngomba kugarukamo nanjye zana muri izo strategy wowe Kisekedi ibintu utabyemera dore wicariye inkono ishyushye igisasu turakuvaho nitukuvaho Kabila wowe arakwikuriraho afite iperereza ririmo aho ngaho utazi afite ingabo ririmo aho ngaho buriya n'uwashinze FRDC ntabwo rero bavuga ngo urayisenya yose kandi ni umuntu ucecetse buriya guhangana n'umuntu ucecetse biragoye utavuga biragoye ntabwo uzi ngo agiye gukora iki ntabwo uzi ngo agiye gukora iki abantu barazi ko mukatiye igihano cy'urupfu amuciye intege atazongera kuvuga ariko ahita aba umusitrategi ukomeye ejo bundi hehe Nairobi bitwerekeze Nairobi Nairobi ho bimeze gute ko ariho bibera Nairobi ubwo reka mavuge dusuza gusoreza ku Burundi Nairobi niho bibera n'undi mwakiteri mushyashya waje ahanganye nande na Tanzania no kuvuga ngo muri SADC aya mayeri ashingiye ku guhangana kw'ibihugu mu miryango ibarizwamo imiryango yose ubona yaba CEDEAO nuze n'ibigomba kuba chef Cote d'Ivoire yego ihora ihanganye ivuga iti chef manganye no mwanya na Nigeria EAC no kuvuga ngo Kenya na Tanzania zihora zihanganye nk'abafondateri b'umuryango nk'abafondateri b'umuryango mu rwego rwa diplomasi ninde ngewe umuntu wari wese ushobora guteza akajagari hariya ninde ushobora kubyinjiramo wabonye ko Kinyeri yari imbere muri aircraft wabonye ko CNDD yafashe ubutegetsi Burundi hari ishyigikiwe na Tanzania ibyo si ibanga urumva ubona ko AFC M23 Uganda irayumva neza u Rwanda narwo rwumva icyo AFC M23 irwanira aho rero hose baba barwanira ninde uba bosi ninde niyo mpamvu ubona abantu bose bari kujya gutangariza biriya hehe Nairobi kandi bikababaza Kinshasa bakayibwira ati nywa amazi birashira ko bimeze kuzageza igihe wemereye inyungu natwe zacu nubwo tudaturanye wemereye inyungu zacu buriya babahaye kuri za nyungu Kinshasa igitanga akavuga ati muze tubahikuta bashobora kwibyikuramo cyane politike ni sinabyaye baguhinduka se bagahita boroshyamo baraguhinduka se ntibaguhinduka cyane rwose ibyo ni ibintu biroroshye ntabwo wabonye Museveni uburyo ahinduka M23 yageze urugero ruryoshye yafashe Goma atabahungu nimugaruke inyuma nimubuze ikibazo cyane tugiye kugikemura ntibasubiye inyuma se bageze mu mujyi barimo gukaraba amazi ya Kivu
bakakuvana mu mugisha kubera iki Kabila ari umuhanga cyane vure strategie yohereje buke miseri kwa intumwa yihariye yihuse. hanyuma tujye ku Burundi. Ku Burundi rero strategie z'u Burundi, Uburundi bwaje muri Congo bitari ukuvuga ngo ni igihugu kigiye gufasha ikindi nko gutabara nka kuri u Rwanda rwagiye Central Africa cyangwa Cabo Delgado. Uburundi rwose unabibona Kisekedi najya bushimira Uburundi bwagiyeyo buri gukoreshwa nk'abacanshuro. Kubera iki bari kuyishyuza n'amasezerano ahari ngewe uko mbibona ari amasezerano ibihugu byagiranye ni bilateral ariko wagira ngo ari amasezerano arimo ibintu bitemewe. Ni ukuvuga ngo bakoze amasezerano yemewe n'ibyo bihugu ariko iyo bigiye mu miryango mpuzamahanga bishoboka ko ari amasezerano babura uko bayasobanura. Ntabwo tujya tubona Uburundi mu nyandiko zividuha. nta mpamvu yo kujyayo nyine nta mpamvu yo kubugarukaho. ari nacyo kintu kijya kintera kwibaza ubundi iyi ntambara izarangira ite mu gihe bamwe mu bantu bari muri umbrella muri coalition ya FARDC bari kumwe bakirwana kandi CCRF igomba kugaragara ku mpande zose. Iyo ni indesije umuntu yazigaho n'indi ngingo ariko bintera kubyibaza ari nako nibaza nti kuri icyo kibazo cy'amasezerano n'ibihugu byombi byagiranye bilaterale. Ayo masezerano bishobora kuba kuyasobanura kwa DRC bibagora iyo bigiye mu biganiro by'amahoro. Gusa bagiranye amasezerano, ibyo ni ibisanzwe. Ibihugu bigiranye amasezerano yo gutabarana, ibyo ni ibisanzwe. Ariko inyuma iyo kubise inyuma y'iriduka kubita icyumvirezo bari kwishyuza. Kisekedi nawe urumva ari kwishyuza nka South Africa ari kwishyuzwa na South Africa, akishyuzwa na Malawi, akishyuzwa na Tanzania kuko ibintu ni manguhe, akishyuzwa n'u Burundi. Burundi rero ntibyagutungura iriya nkuru twabonye ejo bundi twaze tuvugaho muri African Intelligence ko baba barimo kuganira na M23 y'uburyo bakwiviramo bo bagasigara basinya icyo bita pacte, amasezerano y'amahoro hagati yabo bakiviramo kuko barara bakavuga tuno muntu ko amafaranga amaze kuba menshi biti mu bintu bizaba umurengera reka ndebe uburyo natangira kwiviramo buhoro buhoro. Bano kwa nabasirike kuri barimo baravamo hano bira twakoza analize mu gitondo bishobora kuba ari ukubanserikla cyangwa se bikaba ari ukugira ngo bavemo. Ngere nkavuge ni muri conclusion yanjye kuri ibi byose tumaze kuvuga nuko kuri plan sécuritaire ku mutekano Faci yicariye igisasu atarimo kubona kubera ko Faci ntabwo yubaha ibyo asinya. Ubwo nzanyemo AFC M23 nutubaye ibyo usinya M23 nawe kuri tere iraguha umuriro hagati mu gihugu uraba ufite nuza opposition yowe na Kabila irimo irakwataka nayo ikumereye nabi. Umere nka Kinani wari ufite presiyo ya FPR kuri tere none ufitemo n'imbere rero sasa yabarukokoma naho niko mbona biri kugenda. Hanyuma akaza ubwo kuri plan regional ubwo ni SADC na East Africa harimo ibihugu bibiri birimo guhangana Angola na South Africa. Muri East Africa hari Kenya, muri East Africa harimo Kenya na Tanzania. No kuvuga ngo bose dufata urugero Angola irimo irakurura ku gutwi, South Africa nayo igakurura ku gutwi, urumva Kenya nayo ikabirimo iramukurura. No kuvuga ngo hakazamo n'undi mu acteur ndayishimiye nawe uvuga uti nanjye urama ibyanjye nutama ibyanjye kwa heri Uvira mye nuza uriya mujyi Karemi ureba nabi mye uragenda. Tugana ku musozo reka turebe ninde uri gushuka leta ya Kinshasa. Umuntu uri gushuka leta ya Kinshasa ni Kisekedi, niwe ufite urufunguzo. Iyo ni leta ariko n'ubundi ninde uri kumushuka noneho abafite aba conseiller abo ba conseiller burya president agira aba conseiller agafata icyemezo yagira abajyana bamugira inama ariko akaba ari ufata icyemezo. Ibyo byose rero tubonye ndabizi baradukurikira ibyo tujya tubona bakabikosora. Hanyuma umubiri jari hehe umubiri jari umubiri Prevo yavuyemo Prevo ntabwo yaburamo ariko ntabwo nyimuha imbaraga cyane muri aka gace karamureze bro kubera hajemo abakteri babyimbye banini harimo Katari harimo Amerika harimo South Africa nayo ishaka kurya kudusigaye harimo Angola nayo yajemo harimo abantu barekereje mu karere
harimo Uganda, harimo u Rwanda narwo ruvuga ruti twebwe atansiyo umutekano wacu ninakorwaho. Urumva harimo u Rwanda narwo rukirindirira amasezerano ya Washington y'ubukungu purukapa. Kuvuga ngo ni isosi Kisekedi agomba kwitondera, yareba nabi akawunywa. Aribyo tugaruka kuri wa mutwe twavuga tuti yicariye igisasu. Yego, reka tugane ku musozo. Turagushimira kuba ugeze ahangaha ukurikira ikiganiro. Byari by'agaciro kubana nawe muri iki kiganiro. Komeza kubana natwe mu bindi biganiro bikurikira. Ni Bwiza TV, nari Ivan Muhoza hamwe na Desire. Nagushimiye, urakoze cyane. Ibihe byiza kuri mwese.